Kimwe mu bituranga tukanagihuriraho nk'abantu ni uko dukenera gusinzira, waba ukora amanywa cyangwa ijoro, waba udakora, umubiri wawe kugira ngo uruhuke neza usabwa gusinzira. Nyamara muri iyi minsi aho iterambere riri kwiruka vuba nk'umuyaga, usanga amasaha yo gusinzira yarabaye make, ndetse twanasinzira ntidusinzire neza. Ibi bituma tubyukana amavunane ndetse twareba nabi tukabyukira mu bitaro. Abantu benshi badaha agaciro ikiruhuko cyangwa ngo basinzire neza, usanga hari bimwe bibaranga birimo guhuzagurika mu mikorere, kubabara byoroshye, kuribwa umutwe bya hato na hato, kwiruhutsa buri kanya, gufata imyanzuro bahubutse n'ibindi byinshi biterwa no kudasinzira neza. Muri iyi video tugiye kugusangiza ibintu ukwiriye kwirinda kugira ngo ubashe gusinzira neza. Ushobora kuba umaze iminsi warabuze umuyoboro wajya wumviraho ibiganiro by'ubuzima, humura wawugezeho. Ahubwo ihutire gukanda subscribe n'inzogera ubarirwe mu banyamahirwe badahwema kubana natwe buri munsi. Muri ibi biganiro dukunze kubagezaho buri munsi, dukunze kuba turi kumwe kandi n'ivuriro rya Relax Life Center rikorera mu mujyi wa Kigali ku Kimironko hafi cyane y'urusengero rwa Foursquare. Ikikugaragariza ko abantu badasinzira neza nuko batabasha gukora uko bikwiye akazi bashinzwe buri munsi. Birirwa n'amavunane umunsi wose, maze umusaruro wabo ukaba muke cyane. Igihe cyo gusinzira ni igihe cyo kubaho ndetse kigategurwa neza ku masaha ahoraho y'umunsi, kandi hakirindwa bimwe byakwangiza iki kiruhuko kuko bigira ingaruka mbi ku bwonko n'umubiri muri rusange. Umubiri ugira amasaha ukora, ariko ugomba kugira n'amasaha y'ikiruhuko, kandi icyo kiruhuko kigakorwa neza hirindwa ibyagihungabanya, maze umubiri ugakora mu buryo bwiza. Niyo mpamvu ukwiriye kwirinda ibi bintu bikurikira kugira ngo ujye ubasha gusinzira neza. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda ni ibintu bifite urumuri mu masaha y'ijoro. Muri iyi minsi y'iterambere ubu akazi kamwe gakorerwa kuri mudasobwa, amakuru, umupira na filime tubireba kuri televiziyo. Ibiganiro byinshi bibera kuri Facebook na WhatsApp, YouTube n'ahandi henshi, ugasanga na nijoro niko tumeze. Ibi kubikora nijoro bituma ubwonko butamenya ko amasaha yo kuruhuka yageze, bityo gusinzira neza bikaba ikibazo. Si ibyo gusa kuko n'ibitekerezo byawe bizaguma ku biganiro warimo, filime warebaga cyangwa akazi wari uri gukora. Ikindi kandi ahantu ho kuryama hagomba kuba hari urumuri ruke bishoboka, nubwo bamwe ngo batasinzira hatabona, ariko aka kamenyero ni kabi. Ikigo nderabuzima cya Cleveland Clinic cyatangaje ko urumuri rwa telefone rugukubita mu maso usinziriye rwangiza amaso ndetse n'ibindi bice bigize umutwe. Bavuga ko kandi niba telefone iri iruhande rwawe cyangwa no munsi y'umusego wawe buri joro iyo ugiye kuryama, ntabwo uba uri wenyine. Telefone zacu zihora zidusaba kuvugisha inshuti nubwo yaba ari mu gihe cy'amasaha ya nijoro. Ibi biterwa nuko abantu bose badasinzirira rimwe, hari naho bucya ahandi bwije, bityo ukaba wakwisanga utaye umwanya w'ikiruhuko kandi uvugisha uwamaze kubyuka nubwo waba usinziriye. Inshuti ziba zohereza email, ubutumwa bugufi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye n'ibindi. Igihe ugiye kuryama banza ukoreshe telefone birangire, winjire mu buriri kujye kure, wongere kuyikoresha ubyutse. Ubuzima bwangirika gahoro gahoro utabizi kugeza igihe umubiri uguhindutse ubudahangarwa bwawo warabwangije. Igihe wumva utarasinzira wifuza gukoresha telefone mu buriri, irinde kuyikoresha wazimije itara uri mu mwijima, kuko imbaraga amaso akoresha yakira urwo rumuri biyatera kurwara cyangwa agatukura, bityo akamera nk'ayajemo umusenyi. Uko utinda kuri telefone niko wangiza igihe cyo gusinzira, dore ko hari bamwe baba bafite imirimo bagomba kujyamo. Niba umaze kuryama zimya amatara, ibintu byirinda mu masaha abanziriza kuryama, uzaba wirinze gusinzira nabi. Ikintu cya kabiri ukwiriye kwirinda ni ukuryama uhaze. Kuryama uhaze nabyo ni umwanzi gica w'ibitotsi, ndetse nibyo byangiza ibitotsi kuruta n'ikintu tumaze kuganiraho mu kanya. Uwariye agahaga yenda kuryama ntashobora gusinzira neza na rimwe.
arangwa no kurara mu nzozi mbi ijoro ryose, ntashobora gutora agahenge kandi yararanye umutwaro. Iyo akangutse mu gitondo amavunane aba ari yose kandi aba afite isesemi itamwemerera kugira ikintu yarya na kimwe. Niyo mpamvu turarikira abantu kurya mu gitondo bakatubwira ko batabishobora, nuko barara bahaze bakaryamana ibyo kurya. Umuhanga wo gusinzira neza aryama hashize nibura amasaha 5 amaze kurya, kandi akarya ibintu byoroheje ndetse akirinda guhaga. Niba ushaka kurya ugahaga uje ubikora mu gitondo maze wirirwe ubikoresha umunsi wose, nugera nyuma ya saa 6 urya ibyo kurya byoroheje cyane uzarushaho kugira ubuzima bwiza. Ikintu cya gatatu tugomba kwirinda kugira ngo ugire ibitotsi byiza ni ukunywa cyangwa kurya ibiryo bifite amazi menshi. Ikigo gicuruza imiti cyitwa Pharmacy izi cyatangaje ko amazi ari meza mu mubiri wacu kuko asohora imyanda ndetse akayungurura amaraso bityo ingingo zigakora neza. Amazi iyo wayanyoye wihagarika kenshi kandi ni kimwe mu bigaragaza ko umubiri uri gukora neza. Ibi abantu benshi barabizi ariko ntibazi yuko kunywa amazi wenda kuryama ari bibi. Nicyo gituma ari byiza ko amazi anyobwa mu gitondo no ku manywa kugira ngo ataza kubangamira ibitotsi byawe no gusinzira neza. Benshi bayanywa nabi nyuma akababangamira. Ibiryo nabyo birimo amazi menshi harimo nk'isosi, imbuto zifite amazi menshi nka watermelon bigomba gukoreshwa hakiri kare bukajya kwira byashize mu nda. Igihe cyo gusinzira ni byiza ko umuntu arya ibintu byoroshye byorohereza igogora ndetse agasinzira neza ariko akabirya habura umwanya muremure ngo aryame. Umuntu waraye apfubye ibitotsi ajya kwihagarika kubera amazi yanyoye abyuka ameze nk'umurwayi cyangwa nta mbaraga afite bitewe no gusinzira ibice bice. Nshuti yanjye, ni byiza kubaha buri kintu gikorwa mu mubiri wawe kuko akenshi kiba gifite impamvu yacyo n'ingaruka gitera ubuzima bwawe iyo kidakozwe neza. Telefone yangiza amaso cyane cyane urumuri rwayo hajimijwe amatara. Gusinzira nabi bitera umuntu kugira indoto mbi kuko ubwonko buba budakora neza. Igihe cyo gusinzira nta kindi kigomba gukorwa, ni ukuryama gusa ukirinda kwiyegereza ibyabangamira ibitotsi byawe. Ukwiriye kwirinda bimwe mu biribwa bigira amazi menshi igihe ugiye guhita uryama cyangwa ukabirya mbere y'amasaha 2 ukabona kuryama. Ariko itegeko ryiza dutanga ni ukuryama hashize amasaha 5 uriye. Aya makuru ntuyihererana ahubwo uhita uyasangiza inshuti zawe. Kandi niba utarakanda subscribe kuri uyu muyoboro wihutire kuyikanda utazongera gucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi. Mbaye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha.